Lift up your heads, oh you gates, swing open wide, you ancient doors, let the King of Kings take his rightful place, make room, make way. Umva ndarambiwe nkagira ngo ahari abahanuzi baravangiwe cyangwa se nibyo bikurira mu mutwe, ariko n'Imana iba yavuze. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose Imana yavuganye nawe kinyuze mu kanwa k'abahanuzi, wararose se, warasomye mu ijambo ry'Imana, byanze bikunze kizasohora. Amen. Amen. Imana yarakubwiye ngo abana bawe bazigishwa nayo, baziga neza cyane. Imana yarakubwiye ngo abana bawe ntago bazashomera nibamara kwiga, bazabona akazi muzuri sana. Haleluya! Haleluya! Amen. Imana yongeye kunyibutsa ko nimba iguha isezerano ugategereza ukarindira kugira neza kwayo cyangwa se ukarindira ngo iryo sezerano risohore, mu by'ukuri wowe nta mbaraga ubishyiramo y'ubwayo. Nimba akazi karagushakisha ukumva baraguhamagaye, ukumva barakubwiye ngo ngwino mu kazi. Haleluya! Iyo yakubwiye ngo izakwambika imyambaro iragushakisha. Amen. Abantu bakakwibuka bari barakwibagiwe. Ndagira ngo uyu munsi wongere wibuke ko Imana yakubwiye byanze bikunze kizasohora. Amen. Wicika intege. Abakristo bo muri kino gihe ikintu kibaciye intege ni ukutabasha gutegereza. Ariko Imana yacu ko yari kera kose n'uyu munsi ni kuri, ni nako izahoraho ibihe byose, ntabwo igihinduka. Iyakoreye abatubanjirije nawe izabigukorera. Haleluya! Wowe komeza urwane intambara yo gukiranuka no kubana nayo. Icyo yavuze cyose, cyaba gito cyaba kinini, icyo waba warapinze, Imana izakwereka ko ari Imana. Haleluya! Hari igihe tugera mu gihe cyo gushidikanya, ikagukangura, igukanguza iki? Imirimo. Nawe ubwo ukumva ijwi rikubwiye ngo uzi ko ari Imana ibikoze. Hahandi wari ugiye gucika intege, hahandi wabonaga ko umwana atazakora ama examen, ukagira gutyo kumva umuntu arakubwiye ngo harya bimeze biti, akagira icyo akumarira kandi utagize gute, utamusabye, utavuze. Amen. Amen. Imana yacu iraturwanira kandi Imana yacu iratuneshereza. Imana ishimwe cyane. Nta muntu wigeza mu rupapuro rwo gushima Imana. Ariko hari ikindi kintu Imana yanyibukije. Mufite ibintu byinshi byo gushima Imana, ariko mufite ubwoba. Mufite ubwoba bwo guhagarara imbere ngo muvuge ngo Imana yarakoze. Kandi n'ukuri Imana iba yakoze. Bivuze ngo iyo ushimye Imana na mugenzi wawe yambara imbaraga. Haleluya! Amen. Imana y'Abapatimosi, Imana yacu irakora. Imana yacu irasubiza. Imana nigira ikigukorera ntukajye ukigumana mu mutima, ujye ushima Imana, kugira ngo ushonje amenye ko Imana igabura, kugira ngo uwambaye ubusa amenye ko Imana yambika, kugira ngo wabirukana mu nzu amenye ko Imana itanga amazu, kugira ngo wa wundi ucitse intege yambare imbaraga. Hari abantu bambara imbaraga kubw'ibisubizo cyangwa se kubw'ishimwe rya bagenzi babo. Haleluya! Imana yongeye kunyibutsa agakiza kayo yamaye ku buntu. Yagize neza, yaradutoranije twizamura icyubahiro. Yagutoranije mu bavandimwe bawe, igutoranya mu muryango washatsemo, igutoranya muri quartier, igutoranya aho ukora, iragutoranya, iravuga ngo reka nkwiyera agakiza. Imana sizi ukuntu nayivuga. Nyimara gushaka 95 hanyuzemo umwaka umwe mpita ndakizwa. Numviye ubutumwa bwiza ku iradiyo. Indirimbo zigenda zisimburana, ahari ngira ngo nuko nkunda no kuririmba nubwo ntarabimenya neza, ariko mu ndirimbo niho numviye ijambo ry'Imana cyangwa se umwuka w'Imana, nanjye mba nakiriye agakiza. Nyemero haguruke ku maguru yawe. Twese twahagurutse. Suza abantu batatu babwiye ngo karibu muri saba ugahabwa. Mu imisaya hari umuntu uguhobera ukajya mufite icyo mupfa. Mubwire ngo usabe kandi uhabwe. Komeza ubimubwire, usabe kandi uhabwe. Abacuranzi ko mutabikora, usabe kandi uhabwe. Usabe kandi uhabwe. Usabe kandi uhabwe. Ntabwo ari kubikubwira, usabe kandi uhabwe. Usabe
kandi uhabwe, ukomange ukingurirwe. Nagira ngo turamukanye, vuga Mana isumba byose, nageze mu nzu yawe kugira ngo mpabwe umugisha wawe. Nta kindi gitumye mbwiyiriza amanywa, ni ukugira ngo unyumve, kuko nkeneye ubutabazi bwawe. Satani w'umuriganya yandiganyije muri byinshi, ariko mbere yuko nakira ubuhanuzi bwawe, mbere yuko nakira isengesho rizima n'ijambo rizima, banza unyeze, unkureho ibyaha byose, unkureho ibicumuro byose. Aho Satani yandiganyije, atsindwe n'amaraso ya Yesu, nezwe n'amaraso Yesu. Ubuntu bwawe bumbeho, imbabazi zawe zimbeho Yesu. Nkeneye umugisha wawe kuri uyu munsi wa mbere, kuri iyi tariki 21. Nkeneye igitangaza cyawe Yesu. Utabarwa bwa mbere ni njyewe Yesu, urengerwa bwa mbere ni njyewe. Ndengera, nkeneye ibyiza byinshi, nkeneye ubutabazi bwawe, nkeneye imbaraga zawe, nkeneye amavuta yawe Yesu. Ndagushaka iri joro, nkeneye igitangaza cyawe. Iki cyumweru kizaba icy'imigisha, iki cyumweru kizaba icyo kwakira, iyi minsi 7 izaba iy'umwuzuro. Yesu, nyumva, ndagutakira ku buzima bwanjye, ndagutakira mu rugo rwanjye Yesu. Hindura byose kuba bisa, senya imigambi yose ya Satani, senya imbaraga yose y'umwijima. Iki kirere gitwikirwe n'amaraso yawe, ubuntu bwawe bumbeho, amavuta yawe ambeho, imbaraga zawe zimbeho. Ubwo nzamuye ibi biganza, ubireba n'amaso y'imbabazi, ubihe ikibikwiye, bitwikiza amaraso yawe, kuko ni ibiganza by'umunyamugisha. Kandi iyi foto ntizibagirane ko narindi kumuhima muri Patmos, zamuye ibiganza ngo nakire, kandi ibyo nakira urabifite, ibyo nakira birahari. Ndabizi ko bw'ijuru mukize, ndabizi ko ubutunzi buhari, amafaranga arahari, akazi karahari, imigisha irahari, umunezero urahari. Ndakiriye. Akira ibyo usabye Uwiteka, akira ibyo usabye Uwiteka. Akazi kawe kazima, umunezero wawe muzima, ubukire, ubugingo, ubutabazi, imbaraga no gufashwa n'Umwuka Wera bikubeho mu izina rya Yesu. Haleluya cyane, haleluya. Abarokore cyane, haleluya. Icarira abazimu bose babaho bo ku isi n'ikuzimu, bicarire kabisa. Nakiye abakozi b'Imana batandukanye, abayobozi b'imiryango aho bari bahaguruke mu myanya yabo, bazamura ikiganza bavuge haleluya gusa. Uzi ko ayobora umuryango ahaguruke atere haleluya. Muvuga butumwa haguruka uduhereze ikiganza uvuge ngo haleluya. Uri hehe? Mu izina rya Yesu, abazimi wanyu muhaguruke, muhaguruke. Haleluya y'umuvuga butumwa arayikubita ikica abazimu n'abadayimoni. Iyi ngiyi nta n'igikeri yakura mu nzu. Piga haleluya vizuri. Wapi? Mube muretse, mube muretse. 1 2 3 mwumve ukuntu nera haleluya nk'umuvuga butumwa. Sasa uyu ni umusaza, ubwo wenda ninjye umukurikira mu myaka. Haleluya! Namwe mutere sasa. 1 2 3.
Okay, amateraniro narangira muze nge kubagurira kabisa ibyo kurya kuko ndo iri irasoje. Haleluya yawe. Okay, Imana ibamugisha abana bakoze Imana dukorana umurimo w'Imana. Marite muramuzi, barizwa mu itorero ry'aba Protestant, ariko ngiye ndi kubona ibindi reka dukomeze tumubwire. N'ubundi icyo yitwa Marite Mutsinda Shyaka. Mutsinda Shyaka, muramuzi Mutsinda Shyaka? Ni n'umuvandimwe we, wa undi bavuga ngo mufite ibyare ababa mu byare. Ni umuvandimwe we, menya umukuru uyu ni umukurikira. Numvaga bababaza cyane. All right, uri hajya ushinzwe iki? Tajugwa niyo afite abazimu 500 niyo bihanisha abanyabyaha, ntajya yihana, hora ari muhera mu rusengero. Niyo muntu utajya ukorwaho. Umukozi Imana imumugisha cyane, bajya babibagirwa. Kandi akureba ureba useka wicaye nabi, ibyo ukora byose warakureba tu mu bwenge bwe. So Imana imumugisha, ni udufasha mu bihe bitandukanye na bagenzi be. Abanyamakuru aho bari, Imana ibumugisha. Benjamin Serafe na wa mwana wundi yitwa Ndamureka Tete TV10. Okay, aho bari Imana ibumugisha. Abacuranzi Imana ibumugisha, dufite Nelson, Brighton, Manuel, good. Nakiriye umukozi w'Imana, madamu tubana. Naguzi kuvuga. Vuga haleluya. Nako ngako. Hanyuma nanjye ndabasuje mu izina rya Yesu umugaragu wanyu. Imana imumugisha mu izina rya Yesu, ubukire, ubugingo n'icyubahiro byose ni ibyanjye, Imana yarabimpaye. Ubwo nawe bikukubirweho inshuro zingahe? 7. Niba wowe ushaka kuba umuntu ukomeye, ujye usabira umuntu ibyiza, uzajya ukubirwa 7. Umuntu yari afite umuntu ngo wamwangaga, hanyuma ngo Imana yamubwira ngo saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Nukuri icyo ushaka cyose ndakiguha. So ntimugasaba ibintu bibi, mujye musaba ibyiza. Amen. So umumama w'Imana, umukozi w'Imana ubarizwa hari Kabuga, ariko araza kubabwira umwirondoro we neza, araza kumwakira mu kanya karibuzi. Imana imumugisha. So tuzamarana iminsi 7, ahazabigisha, azabaho ubuhamya, azabahugura, azabahanurira, impano zose zimurimo, kereka iyo ayadafite abari atazabakoresha, ubwo azayisaba Imana. Ariko iyo tuguhaye aheraho Imana, tuba tuguhaye gukorera Imana nta mupaka. Tuzajya dutangira kare kugira ngo dusoze kare, nukuvuga ngo abaza bakerewe muzajya mufatiraho bigereye. Ni byiza rero ko muzajya muza fast. So nyemera rero uhaguruke ntatinze cyangwa se nanatinze, twakira umwigisha w'uyu munsi. Karibu mkozi Imana. Mwaye icyubahiro nyaguhoraho, ndagushimye kandi ndaguhimbaje Nyiringabo Mana. Mu izina rya Yesu Kristo, ijambo ryari rambwira ngo ijuru ni intebe yawe, isi ikaba intebe y'ibirenge byawe. Mana, duciye bugufi cyane ku ntebe y'ibirenge byawe, tukuzamuriye icyubahiro dukura mu ndiba y'imitima yacu Mwami. Turagushima Uwiteka Nyiringabo ko ubugingo bwacu wabukomeje mu gipfunsi cyawe, ntihagire ikibasha kubuvuvunuramo.
Mana ntitwirengagiza ko hari abamaze kugera ahacecekerwa, ariko ijambo ryawe riratubwira ngo imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho. Habwa icyubahiro ko warinze ubugingo bwa twese Nyiringabo, kandi uyu mugoroba ukatwemerera kuboneka mu nzu yitiriwe izina ryawe. Tukuzamuriye icyubahiro mwami w'abami, tukuzamuriye amashimwe data wera, turaguhimbaje uwera wa Isirayeli, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Yewe Mana y'imbaraga, yewe Mana ifite ubutwari, yewe Mana ifite ubushobozi, yewe Mana itegeka bikaba, yewe Mana ivuga bigakomera, yewe Mana irambura ukuboko ntibaguhine, yewe Mana iguhina ntibakurambure, yewe Mana ikinga ijuru ntibarikingure, yewe Mana irikingura ntibayikinge. Data ukora uko ushatse mu ngabo zo mw'isi, ngo ndetse n'izo mw'ijuru ntihagire ukubaza ngo ibyo ukora ni ibiki. Tuguhaye icyubahiro mwana. Uyu mwanya ndahagurutse ngo uhagarare data, reka ncishwe bugufi ushyirwe hejuru. Ntabarijye ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu mugoroba ushimwe, uyu mugoroba uhimbazwe, uyu mugoroba ushyirwe hejuru data. Nk'uko umuntu yambara umwenda ubwambara busabwe bugahishwa ntakorwe n'isoni, niko nkwinginga kugira ngo intege nke zacu zimirwe n'imbaraga zawe, kugira ngo abari uganze hagati muri twe, kugira ngo abari wowe ugaragara hagati muri twe, mu izina rya Yesu. Ijambo rya rirambwira ngo wadushyize hejuru y'ibihugu n'amahanga, kurandura, gusenya no kurimbura no kubika, ngo hanyuma tugatera imbuto. Mpagaze muri ubwo butware, ndarandura buri mbaraga yose y'umwijima, ndasenya buri mikorere yose y'abadayimoni, ndayirimbura mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndayubika mu izina rya Yesu. Ndatera imbuto y'imbaraga y'ijambo ryawe, kugira ngo riherekezwe n'imbaraga yawe, ribe imbuto itabora mu mutima wa buri wese uri buryakire, kugira ngo ribashe kwerera imbuto muri we, kandi izo mbuto zihameho, zimuhindure ubwe, n'uzamubona azazimubone, hazimusoromeho nawe ahindurwe nazo, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhimbazwa. Tugukomeye amashyi tugushimira Nyiringabo Mana, cyubahiro n'ikibi cyawe, ni mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane, Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Wongereho haleluya, wongere cyane haleluya. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Ndanezerewe cyane kubana namwe. Yesu nashimwe cyane. Ndashima Imana yo mu ijuru yaduhuje na Bishop, hanyuma rero nawe akaba mpuje namwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ndabizi ko muri bugubwe neza, ni ukuri muragubwa neza. Bishop wakoze cyane kunyakira, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Amazina nitwa Mutesi Sara, ndi umudamu, ndubatse, mfite umugabo umwe ufite icyumba cya kabiri mu mutima wanjye. Yesu nashimwe cyane. Ushobora kukibazaho ukabaza ngo none se ubwo umugabo aramukunda yashyize mu cyumba cya kabiri? Ariko nshuti, hari impamvu namushyize mu cyumba cya kabiri. Nuko natekereje neza, nasanga aho Yesu yankuye akantunganya, bigatuma nawe mbengukwa uwatari kuhankura. Yesu nashimwe cyane. Ndangije umwami wanjye muharira icyumba cya mbere cy'umutima wanjye, mugabo wanjye ajya mu cya kabiri. Ubwo icya kabiri ntawe abangikanyemo nawe. Yesu nashimwe. Haleluya. Dufitanye abana 4 b'abahungu. Dukorera mu itorero rya Revelation Church. Apotre mukuru waryo yitwa Gasabira Manuel, representa akaba ari we mugabo wanjye. Revelation ifite amatorero mu gihugu agera muri 68. Muri Kigali hari Kagugu, hari n'Iremera n'ahandi hirya no hino. Imana yacu ishimwe cyane. Ntuye Kabuga niho dutuye. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndumva imyirondoro yanjye mbashije kuyibabwira.
cyane banyita Pastor Sara, ariko burya umuntu hari icyo yitwa akacyumva cyane cyane. Ikintu nitwa nkakiyumvamo, nkasanga niyo wankangura mu gicuku kambaza ngo Saruriki, nakubwira ngo ndi umuvuga butumwa. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Wose nabazanyita pastor, ntabwo nzahangana n'umuntu ngo mubwire ngo yawe ibinyita, ariko ibyo niyumvamo nka wa mubiko wa rusake, nivuga butumwa, ndi umuvuga butumwa. Imana yacu nishimwe cyane. Haleluya. Hatari hano mu gihugu honyine bidukikije, kandi harageze ngo hari nogoge n'amahanga. Ibyo se ntibishoboka byo. Yesu nashimwe cyane. Reka twikomereze rero. Ndi umuvuga butumwa uvuga ubutumwa ashingiye ku cyo Yesu yakoze mu bugingo bwe, ariko kitari hirya y'ijambo ry'Imana. Nshuti yanjye, ukuri kose gukubiye mu ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Ukuri kose gukubiye mu ijambo ry'Imana. Ndabigishiriza mu buhamya, ariko ubwo buhamya buragendana na Bibiliya, agendana n'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ndetse n'isaso yabwo bwa mbere butari bwatangira neza, isaso yabwo ni ijambo ry'Imana. Imana yacu nishimwe. Umutwe w'amagambo ngiye kubigisha muri bukurikirane, umutwe w'amagambo uravuga ngo ibintu byose birahinduka. Haleluya. Ibintu byose munsi y'ijuru birahinduka, ariko ikitabasha guhinduka ni umugambi Imana igufiteho. Umugambi Imana igufiteho nta kibasha kuwuhindura. Ibintu byose munsi y'ijuru birahinduka, ariko umugambi Imana igufiteho, naho Satani yacumba umwotsi mu mazuru, agashinga agatebe gatoki, agateka ibuye, akarihindura isosi cyangwa isupu, ntabwo azahindura umugambi w'Imana hejuru y'ubugingo bwawe. Haleluya, haleluya. Reka nkumare impungenge nkubwire ngo umugambi w'Imana uri ku bugingo bwawe, naho Satani yagutamiza urupfu, warutera isesemi rukakuruka, ubuzima bugakomeza. Imana igufiteho umugambi. Nyagasani Imana mbagira ntariko. Imana igufiteho umugambi. Imana igufiteho umugambi. Umukoresha wawe ashobora kukubwira ati ndashaka gukora ibi nibi binyuranye n'ubushake bw'Imana yaguhamagaye, ukamubwira uti simbikora, akakubwira turava mu biro byanjye, haguruka mu biro byanjye, fata amadosiye yawe, sohoka, nta kazi ufite hano. Uzafata amadosiye yawe usohoke, azakwaka intebe y'akazi, ariko ntazakwaka umugambi Imana igufiteho. Ntabwo azawukwaka, uzawusohokana. Ramasata kariyamama, uzawusohokana. Imana wubashye kubahirize. Imana ijya yemera abantu bayubaha, iyo yubashye nayo irakubahiriza, ntabwo igukoze isoni. Iki se mubaye muti? Yesu nashimwe. Imana ikakubahiriza, ikagutereka ahantu hasobanutse. Ejo mu gitondo mwahura agacanganyikirwa, akakubaza ngo ni wowe cyangwa si wowe, ese urasa nawe, ukamubwira ngo ni jyewe. Imana nubashe yaranyubahirije. Mugambi w'Imana ku bugingo bwawe. Ibindi byose birahinduka, nshuti zanjye, birahinduka. Bimwe bijya bigusetsa ntawagukirigise birahinduka, na bimwe bijya bikuriza umusego kuzura amarira ntawagukubise birahinduka. Amafaranga ajya ashira, uwari uyafite agasaba ijana. Amasho y'inka arashira, uwari uyafite akanywa amazi. Abana bajya bavaho, ababyeyi bagasigara ari incike kandi barabyaye. Ababyeyi bajya bavaho, abana bagasigara ari imfubyi kandi baravutse mu muryango mwiza. Birahinduka. Umugabo wakwise sheri, mama nyakugira abana, wakwise sheri mugafatana bugacya gushishimura.
bugajya gushishi muri kwibaza ubusa yigeze nkundaho yigeze anyita sheri birahinduka. Muvandimwe wawe yaguhinduka wamusanga muri Kigali akakubwira ati bizinga usubira mu cyaro ntabwo uri muroro nkwere nibyariye. Birahinduka ariko nta gishobora guhindura umugambi w'Imana. Hejuru nta gishobora. Inshuti zanjye ndashaka kubabwirira ijambo mureke dukura amaso kubifatika dutumbira ibisa n'ibidafatika nyamara ari byo bifatika nyakuri nyamara ari byo bifatika nyamara. Yesu nashimwe cyane. Haleluya haleluya. Iyo wamaze gusobanukirwa umugambi w'Imana ku bugingo bwawe rero nta kindi bigusaba kwirata Imana. Ikisi bigusaba kwirata Imana. Watambuka bakabona Imana, wareba bakabona Imana, wavuga bakabona Imana, ukayitsirita batayizi, abayizi mwahura mugahana ubuhamya izina ry'Imana rigashirwa he. Yamasatekeri y'amaboko twihereranye nayo hahandi twikubakubanye nayo hahandi mu masengesho aho niho tuyiratira tukavuga ngo rega Mana yacu ntawe uhwanye nawe urica ugakiza ushyira ikuzimu ugakurayo urakiza ugakenesha ukura abatindi ku cyavu ukabazamura ukabicazanya n'abakomeye ukayirata. Imana yinezereweyo ntabwo ikwiratira hiherereye nkuko wawe yihereranye ahubwo iragusohokana ikakwirata mu baturanyi ikakwirata mu bo mugendana ikakwirata mu gihugu ikakurenza imipaka y'igihugu ikakwirata mu mahanga inkuru zawe bakazumva. Yesu nashimwe. Haleluya. Mureke twirata Imana ariko bitwaye iki? Bitwaye ibindi ndabisomera muri gihe shima Imana ko yesitaye Bibiliya hano umurongo n'igice aho ndi bugusomere nuhabumbura urahasanga nuhandika nuhabumbura urahasanga. Ariko ubu none hareka mbasomera ibice bibiri byo muri Bibiliya. Reka dusome muri Yeremiya ibice 9 duhere ku murongo wa 20 na 2 turebe icyo tugomba kwirata niki. Haravuga hatya ngo Uwiteka avuga ati umunyabwenge ye kwirata ubwenge bwe n'intwari ye kwirata ubutwari bwayo umutunzi ye kwirata ubutunzi bwe ahubwo wirata yirate ibi yuko asobanukiwe akamenya yuko ari nje Uwiteka ugirira imbabazi no kutabera no gukiranuka mu isi kuko ibyo ari byo nishimira ni ku Uwiteka avuga. Jamu Bakorinto ba mbere igice cya mbere umurongo wa 31 ba mbere umurongo wa 31 haragira hati kugira ngo bibe nkuko byanditswe ngo wirata yirate Uwiteka. Kugira ngo bibe nkuko byanditswe ngo wirata girate yemwe yirate iki? Yirate Uwiteka kuko ibindi birahinduka ariko iyo wirasa Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo nsomye Bibiliya njyabona umuntu wari ufite ibyo kwirata 100 kurindi ariko ajya mbere isomo rikomeye. Uhereye mu itangiriro ukagera mu byahishuwe harimo abakiranutsi bagiye mu ijuru batanapfuye. Siko bimeze? Uwitwa Eliya na Enoki ntawe afashe isuka n'igitiyo ngo ajye gucukura babashyingure. Bagiye mu ijuru badapfuye. Imana ibwira Samuel muri Samuel wa mbere ibice 13 umurongo wa 14 iramubwira ngo niboneye umuntu ufite umutima nk'uwo nshaka umuryango wa Isayi niwe natoranije kuba umwami w'ubwoko bwanjye. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ibyuzuza neza mu bice 16 iramubwira ngo uzuze ihembe ryawe amavuta nkutume mu muryango wa Isayi kuko nabonyemo umuntu ufite umutima nk'uwanjye.
Samweli araryuzuza aragenda ageze kwa Yesaya aramubwira ngo uyezanye n'abahungu bawe muzi. Yesaya agiye kumurika mu bahungu amurika uwitwa Eliyabu ngo yari imfura mu bigaragara. Samweli nawe amubonye abantu tureba kubifatika. Abantu tureba kubifatika. Samweli amubonye akemake arebye uko areshya arebye uko asa arebye uko ameze aravuga ngo dore Uwiteka rwose yimikishije amavuta n'uyu. Imana iramubwira ngo sindeba nk'uko abantu mureba jyawe namugaye ntabwo ari uwo. Impamvu ni iki? Abantu tureba ku mashuri yigiye hehe yaminurije he atuye he ni mu kiyovu cy'abakire bimeze biti. Imana iramubwira ngo namugaye sindora nk'uko abantu mureba. Imana ni Imana ipfumura ikareba no mu mutima ntabwo ireba inyuma gusa. Iramubwira ngo namugaye ariyongeza muri Kashama nawe aragawa amurika abahungu 7 baragawa. Mu bigaragara Yesaya nawe muhungu we wabucura yari yaramukuyeho amaboko yamubonaga nk'umushumba wo kuragira intama gusa nta kindi ntakamenye ko Imana irimo kumutoza kuzaragira ubwoko bwayo bukomeye. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Arangije aramubaza ati nta wundi mwana ufite? Aramubwira ati hasigaye umuhererezi icyo akora aragiye intama. Undi aramubwira ati wo nguwo ataraza hano ntacyo mvugana nawe. Batumaho kuri Dawudi. Dawudi ngo atunguke. Bibiliya irambwira ngo yari umusore w'inzobe buranga. Nkuriraho ibyo wishuka ngo uri mwiza. Dawudi yari mwiza 100 kurindi kuko icyo Bibiliya yahamije nta kinyoma kirimo. Icyo si ikirato se? Ikirato cya mbere Imana iravuze ngo afite umutima nk'uwayo. Icyo si ikirato. Uyu munsi Imana yakubwiye ngo nzabana nawe ngendana nawe umwenzi wanjye. Rahira ko twahura hariya mu muhanda ukansuhuza. Yesu nashimwe. Haleluya. Icya kabiri ngo yari umusore w'inzobe w'uburanga. Icyo nacyo ni ikirato. Icya gatatu Bibiliya irambwira ngo araza hatungutse iramubwira ngo haguruka umusukiraho amavuta imbere ya se na bene se. Arangije apfundura ihembe ry'amavuta ari mududubijeho umwuka wera aramanuka aramwuzura. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haleluya. Icyo si ikirato. Imana kukubahisha imbere ya so na bene so. Ariko Dawudi akantu gashya yankoreye kajya kanezeza ntiyigeze ababwira tumva nsutsweho amavuta mu bireba umwuka wera aranyuzuye mushaka unsimbura mu butama. Ntabwo aya mavuta nyasubirana mu butama. Reka da amavuta ye yarahagurukanye ayasubirana mu butama. Amavuta ntibayahubukana nshuti. Amavuta ararerwa amavuta aratozwa igihe cyera agasohoka akabasha gukora. Dawudi asubira mu butama. Icya gatatu ngisanga mu bice 17. Isa aramubwira ati gemurira abakuru bawe ureba nuko urugamba rwifashe hanyuma uzumbwire. Aragenda intama zisigira umushumba mugenzi we. Burya buri muntu agira uwahuza nawe umuhamagaro. Intama zisigira umushumba mugenzi we anyaruka n'ibyo kurya ageze ibiryo abibitse umubitsi w'ibiryo anyarukira ku rugamba. Akihakandagira gutya Goliyati barahagurutse aramiriza aravuga ati mwihitamo wandwana nawe ndamwica murababagaragu bacu muranyica turababagaragu banyu. Abisirayeli bose na Sawuli atabuzemo n'imfura yiwabo yo kwa Dawudi batangira kugenza imigongo bajya kwicumita mu bufumo bagenda bavuga ngo aho murabona uriya mugabo ahagurukijwe no gusuzugura ingabo za Isirayeli. Dawudi ngo abone bagenza umugongo arasimbuka abazumwe aramubaza atari kuzica uriya Mufilisiti utaracebwaga kura igisuzuguro ku Isirayeli bazamugirira bati. Igihe bakimusobanurira Eliya baraza n'umujinya aramubwira ati nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe mbe bwa butama busigiye ndeko icyakuzanya ari ukureba urugamba. Dawudi yitonze cyane aramubaza ati none se nagize nde? Hari indi mpamvu kandi? Arangije arahindukira mutera umugongo. Umva nshuti zanjye hari ibikenera kwiciyerekwa ryacu hari ibikenera kutudindiza ariko ntimugasubiranye nabyo bitabakamura mujya mubitera umugongo. Mubitera umugongo mukomeze ku ntego. Dawudi amutera umugongo ahindukije undi aramubwira tumva arate cyihutirwa uzicurira Mufilisiti utarakebwa kuri igisuzuguro ku Isirayeli bazamugirira bati. Baramusobanurira bumva ubutwara bivugana amagambo bayashengerana kwa Sawuli. Sawuli ngo bayamubwire yumva amagambo yamuciye mu matwa yo ntarimo arangije aramutumira. Dawudi ngo atunguka imbere ya Sawuli. Sawuli amusuzuguza ijisho aramubwira ngo ko ndaruri umusore w'umugenda kandi uriya mugabo yamenyereye intambara kuva avutse uzamushobora ute? Dawudi arahagarara amuha ubuhamya. Abarokore mukeneye ubuhamya. Ubuhamya nibwo uzahagararaho ubashe kunesha n'ikindi kikuri imbere ukibutse Imana yagutabaye kirya gihe ukibutse Imana
kigutambukije ukibwira ngo ya Mana yabikoze n'ubu nizima n'ubu irahari iyabikoze izakora n'ibindi nawe ntacyo uri cyo imbere yanjye. Imana ntihabwa icyubahiro. Dawudi ahagarara ku buhamya abwira Sawuli aramubwira ati umva databuja nari ndagiye umukumbi w'intama za data idubu riraza ricakira umwana w'intama ndarivumbukana ndyambura umwana w'intama musubiza mu mukumbi rishatse kumvumbukana ndicakira kanana ndarivutagura ndaryica intare nayije ndayifata ndayitanyagura. Aramubwira ati ubwo Uwiteka yandokoye mu nzara z'intare n'idubu asandokora no mu maboko y'Umufilisitiya utarakebwe wasuzuguye ingabo za Isirayeli. Sawuli aramureba ngira ngo yarigenzuye yasubiye mu mateka yasanga ntiyigeze atanyagura n'urukwavu, asanga nta nkende yatanyaguye. Aravuga umugabo yatanyaguye idubu agerekaho intare, ubu se ni igiki? Akwetura imyambaro ye Yesu arayimwambika, afata amafure barayamufureba, afata icumu n'agacumu arabimuha. Ariko nkwibarize ibyo yatabaranye inshuro nyinshi akabyinjirana mu buvumo yabyambikiraga iki Dawudi? Wari uzi ko hari abakeneye kukwambika intege nke zabo ngo nugira n'ibyo ukora byitirirwabo ko hari icyo bakugiriye? Haguruka nkawe, hagarara nkawe, Imana igushyigikira nkawe, ihagararane nawe nkawe, izina ryawe rihaguruka nk'iryawe, nta rindi ryihishemo. Komera Imana yawe amashyi niba urimo kubyakira. Dawudi ngo atambuke yumva sibye ibitari ibyawe urabizi, urabirekeramo ikirenge cyawe ushaka iki? Ngo agere mu kagezi atoragura utubuye tw'utubuyange dutanu adukubita mu mvumba y'abashumba ngo yerekeze igihangange, ngo amaze kiza gikebaguza kimushakisha ngo kimukubita amaso kimukena mu izina ry'Imana zabo, kiramubwira ngo nteranye inkoni ndimbwa ndakwica ngo ukigihanga inyama zawe n'iz'Abisirayeli nzigaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere. Dawudi aramusubiza ati nteranye icumu n'agacumu ariko naguteye mu izina ry'Uwiteka Imana ya Isirayeli wasuzuguriye ingabo, ndakwica ngo ukigihanga inyama zawe n'iz'Abafilisitiya gaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere. Ntiyazuyaza akubita ukuboko mu mvumba avanamo ibuye. Muri abasomyi ba Bibiliya iryo buye rishushanya ndi. Bibiliya irambwira ngo ibuye abubatsi banze ngo niryo ryabaye rikomeza imfuruka. Azamura izina ry'umwami wanjye arikubita mu muhumetso witwa kwizera. Arizera arazunguza arazunguza ararachara. Ibihe byikocora mu gahanga k'igihangange bajya kubona babona amaguru agiye hejuru. Dawudi arasimbuka mukandagira ku gakanu. Nta byiza nko gusuzugura Satani, habamo vitamine. Ikisi akura inkota ye ayimucisha igihanga arakizamura imbere y'Abisirayeli n'Abafilisitiya azengurukana intsinzi. Abagore bameze nk'abo ndimo kubona imbere yanjye hano n'abameze nka Sara, ariko mubaye muti iki? Bagore bahimbiraho indirimbo irasohoka idaciye muri studio ngo ibyuma by'abazungu biyiyungurure. Irasohoka uwayitereye abandi arayizamura aravuga ngo Dawudi yishe inzovu naho Sawuli yishe ibihumbi. Dawudi yishe inzovu naho Sawuli yishe ibihumbi. Icyo si ikirato? Iki si? Si ikirato? Icya kane gisanga mu bice 25 bya Samweli wa mbere kivuga ku mugore witwa Abigayeli. Bibiri iravuga ngo yari umugore w'umunyabwenge. Ntabwo ubwenge bwa Abigayeli ari ubwa hariya hakurya muri Yeriko, ntabwo ari ubwa hariya hirya Butare muri kaminuza. Reka da, ubwenge bwa Abigayeli mbusanga muri Yobu 28:28 ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kureka icyaha niko kujijuka. Ubwo nibwo bwenge Abigayeli yari yibitseho.
ariko yari yarayoye ku kigoryi cyitwa Nabali. Ariko Bibiliya ikampumuriza muri Yeremiya 18:4, mbese irabaza ngo mbese hari uwagwa ntabyuke, ngo se hari uwayoba inzira ubutayigarukamo. Yesu nashimwe. Haleluya. Ashakwa n'umugabo witwa Nabali. Bukeye Dawidi yarahunze Sawuli ariyo mu ishyamba. Abagaragu ba Nabali baragishangira ngo izuba ryari ryavuye nk'iryo ryo mu kwa 7 baragishisha basanga Dawidi mu ishyamba. Dawidi arangije ababera igihome kibakingira ntibagira ikintu bazimiza arabarinda. Bukeye bava mu rugishiro barataha. Dawidi aza gusonza, ashonje aza kumenya ko Nabali yacomeje ubwoya bw'intama ze kandi yatekeshereje abagaragu bari bukemura ubwoya bw'intama. Arabimenya afata abagaragu batumayo arababwira ati mugende mubwire Nabali ngo ikikuva mu maboko kiranezeza umwana wawe. Babikubita Nabali arabaza ngo Dawidi ninde kandi mwene Isayi niki? Aravuga ati hari abagaragu bacitse bashebuja bagenda bazerera, ngewe mfata ibyo natekeshereje abagaragu banjye mbigaburire bene nkabo. Arangije ngo arabukabukana cyane ababwira nabi. Barangije barigendera ariko umugaragu waba yabyumvishije aragenda abwira Abigayeli aramuga ati kandi databuja yakabukanya abagaragu ba Dawidi kandi Dawidi yatubereye igihome kidukingira nta kintu twajimije turi kumwe nawe. Inyamara Dawidi yo yagambiriye ikintu aragisohoza. Muzi ko ashobora kuba nta mwana w'umuhungu ari busige muri uyu muryango. Umugore abyumva arangije aravuga ati ariko umuntu w'ikigoryi nkuriya ubundi bamubwira iki? Arangije ngo atunganye indogo bagerekaho amarobe y'imitsima n'ibindi byose Dawidi yari akeneye arabyohereza. Nawe gufata inda arabikurikira ahura na Dawidi babimubwiye. Dawidi aravuga ati mbese narindiye ubusi by'icyo kigabo burarinda kucya namusigiye umwana w'umuhungu niyo yaba uw'imbata Uwiteka bimpore ndetse bikabije. Ngo yambara inkota hamwe n'abagabo 200 abasiga ku bintu barazamuka bahura na Abigayeli. Abigayeli ngo bahure nabo yururuka ku ndogobe yikubita hasi yambara ibyaha by'ikigoryi byose. Aravuga ati rega Nabali ni ikigoryi izina ni ryo muntu we. Arangije abwira Dawudi aramuga ati Imana ikurinda amaraso atagira urubanza irinde umwami wanjye. Avuga Dawudi bigwi aramumanuka aramuzamuka aramukata aramuvuga amuvuga ibigwi. Dawudi aracururuka nawe arangije aravuga ati Uwiteka ashimwe wakohereje guhura nanjye. Arangije aramubwira ati kandi n'ubwenge bwawe nibushimwe. Imana irebye umutima wa Abigayeli iravuga ngo wa munyabwenge we ingoma ibihumbi udasubiye ku kigoryi inzira niyo komeza wisangira umunyabwenge. Umunyabwenge atungwa n'umunyabwenge n'ikigoryi gitunga icyacyo ariko mubaye muti Irangije yijijishaho iminsi 10 uzasoma icyo cyanditswe kizagusobanura. Irangije ikora ku ngoto y'ikigoryi kirinanura baririmba heza mu ijuru. Amaze kuririmba heza mu ijuru Dawidi atumira Abigayeli aramuhumuriza yewe umunyabwenge asanga undi mubaye muti. Ku bagabo gutunga umugore w'umunyabwenge ni vitamine ushobora kwiyongera ikiro utaranywa icyayi ikize. Iyo mvuga ubwenge nshuti yanjye ntabwo mvuga ubwo bahaha hariya hirya, ndavuga ubwenge bw'Imana, ubwenge bwo kubaha Imana, ubwenge bwo kwanga icyaha n'igisa nacyo, ubwenge bwo kugusigara inyuma uri umugabo asohoka agasigara ku mavi akakugotesha amaraso y'Uwiteka akagushyigikira nyabusa kandi wanava mu rugo ukabuzi kusizaho imyugariro ntawe uri bururenge. Yesu nashimwe. Icyo si kirato se. Uzi neza kusizaho imyugariro nta uri buruvogera ariko muzi ko amago hanze hano bayavogera. Yesu nahimbazwe cyane. Icyo si kirato. Icya gatanu yari umwami w'Isirayeli yose. Ntiyarakwije ibyo kwirata rata. Murumva atarabikwije. Ariko Dawidi yavuze amagambo azatuma nca bugufi mu minsi yo kubaho kwanjye kose. Ni Imana yangirira neza bisabite. Nzarushaho guca bugufi kandi nta kizabuza abo kunyubaha. Dawidi yavuze aya magambo ari mu Zaburi ya 39:6. Abwira Imana ngo dore wahinduye iminsi yanjye nk'intambwe z'intoki. Ngo igihe cy'ubugingo bwanjye imbere yawe ni ubusa. Ngo umuntu nubwo akomeye ni umwuka gusa. Ngo bahita bameze nk'igicucu. Ngo ndetse biruhiriza ubusa. Ngo umuntu arundanya ubutunzi atazuzabujyana. Arundanya ubutunzi atazuzabujyana.
ushobora kubirunda ukabibundaho ukananirwa gufasha bene wanyu, ukananirwa gufasha abababaye, ngo byibura wandikisha ahantu mu ijuru hatagera inyenzi n'ingese ukabirundanya. Ariko iyo uhumetse umwuka wa nyuma bagupimira aho gukwiriye rusororo, ibisigaye babirya ntubamenya. Inama nakugira, haranira kubishakishamo ubushuti n'Imana n'abantu, ubundi wibikira ubutunzi bwawe ahantu. Ariko Dawudi arangije ahitamo ijambo rikomeye ku murongo wa 8, aravuga ngo mwami muri ibyo byose ntegereje iki? Arangije abwira Imana ngo ni wowe niringira, ni wowe ngize, ni wowe niringira. Ahitamo neza, ntiyiringira icyubahiro cye, ntiyiringira ubutunzi bwe, ntiyiringira gukomera kwe, ntiyiringira igihugu ayoboye. Arangije yiringira Imana, yiringira Imana ikubiyemo byose, yiringira Imana itagira ikibura, yiringira Imana itagira ikikena, yiringira Imana idatizwa amaboko, yiringira Imana yihagije, yiringira Imana we. Icyambere, yiringira Imana idapfa ngo bayihambe ejo mu gitondo bakurikiriyo. Icya kabiri, yiringira Imana itarwara ngo ugeshe haje ka Faisal bashaka umurwaza ayigwaze. Icya gatatu, yiringira Imana idakena ngo ujye kuguza backup populaire na sako ejo bateza ibyayo. Icya kane, yiringira Imana idaterwa ngo itizwa amaboko na Kongo, Tanzania n'u Burundi baza kuyifasha kurwana urugamba. Mubaye muti yiringira Imana ikubiyemo byo. Icyambere aravuga ati Imana niringiye ndamuka nkennye, izahagarara mu ijambo rivuga ngo nzabamara ubukene nk'uko ubutunzi butagira akagera buri muri Kristo Yesu. Icyakabiri aravuga ati Imana niringiye ndamuka ntewe, izahagarara mu Yeremiya 33:3 havuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye biruhije wowe utamenye. Ikigeretse kuri ibyo aravuga ati ndamuka ndwaye, izahagarara mu Kuva 23:25 havuga ngo nzaha umugisha umutima wanyu kandi nzakura indwara hagati muri mwe sohoza iminsi yanyu nta kibakenyuye. Yiringira Imana ikubiyemo byose. Mureke twiringira Imana ariko mubaye mute. Yesu nashimwe cyane. Yeremiya nawe yarabirebye arangije arabyandika, abyandikaho mu bice 17 umurongo wa 5 aravuga ngo havuma umuntu wiringira undi muntu, ngo akishima amaboko ye, ngo mu mutima wakimura Imana, ngo azasa n'inkokoreye mu butayu, ngo igiti kiri ahantu ku gasi k'ubukuna hadatuwe, ngo bene uwo n'ikiza niyo kije nta kibona. Impamvu atakibona ni iyihe? Nuko inzira yakabaye aha amaso akayahanga hano, azanyurana n'ikiza. Ariko umurongo wa 7 nibaza ko ari amahirwe arutayandi. 7 haravuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi kigashorera imizi yacyo mu mugezi, ngo naho amapfa yacana ngo ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, ngo kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo mu gihe cyacyo, ngo ndetse gihorana itoto, ngo n'ikibabi cyacyo ntikibasha kugwa hasi. Imana yacu nishimwe. Uwo ni wa muntu wizera Uwiteka. Icyo nicyo turusha n'abandi. Mubaye muti icyo nicyo tubarusha, nta kindi. Bararwara tukarwara, bagapfusha tugapfusha, tukabura y'abanyeshuri bakayabura, ariko tubarusha kimwe, ntabwo bitugeraho ngo tuvuze induru, ntabwo dutanga rwantorero. Umujyanama wacu ntiyapfuye, umwami wacu ni muzima. Haraho Imana yacu nihabwe icyubahiro. Haraho tunyunyuza amahoro abandi bayabuze, haraho tuvana ibyiringiro abandi babibuze, haraho twambara tukaberwa abandi bibazo byabatesheje umutwe, haraho dukura gucya abandi umwera watongoye, haraho Ramariya mama haraho. Cyo nicyo tubarusha. Mupagano utagira Imana ajya agira miliyoni akajya guhotora uwa 800 ngo yongere kuri miliyoni. Ariko umurokore wasogongeye akamenya ko Kristo agira neza, ajya agira 5 ku mufuka, umuhanda akawica. Umuhanda akawica amahoro ni yose. Mwana kubitana akakubwira ati vaye nkugurira agafanta mwene data kuri 5 kandi no kuri konte ntayahari. Ariko hari ahafijwe ibyibyiringiro, hari ahafijwe ibyihumure, hari ahafa gusubizwamo intege, hari ijwi rimubwira ngo humura ndi kumwe nawe. Pagano utagira Imana araza abantu ubusiri rimwe, irya kabiri akirara mu ishyamba ry'imyumbati y'abandi akarandaguza nkaho yayiteye. Ariko umurokora baraza ubusa irya kabiri barira
agahagarara mu byanditswe akavuga ngo siko bizaba kuba mutegereza ntawe uzakorwamo isoni keretse uva mu isezerano ari nta mpamvu kandi rihagazemo. Akajya muri Yesaya 57 akavuga ngo kuko umwami Imana azantabara niyo mpamvu ntamwara. Ngomba kugira icyo nkora. Ikamanuka ikasanga Muroro Nkweru bifite byose, ikamuraza ku munigo nk'uwo yarajeho Hasuwerusi, maze abayuda baratabarwa. Imuterera kumuniga ikamubwira ngo wariye wanyoye wahaze warosha abana bawe uzi uw'amahoro yarayate uzi abana baborosha bameze bate. Mu gitondo kare fata ingemere 5 z'ibishyimbo zikubite mu mufuka, shiraho ubugari bwa gitarama, ushiraho imfura za benere 3 nawe urabwa. Ujya kureba uw'amahoro uko yaraye, kuko yaraye ku munigo akabyuka ashaka umunyonzi ubimufashamo kugira ngo byihute. Wajya kubona ukabona umuntu aragwagusha uhagaze nko mu marembo wibaza ubwira Imana ngo Mana nduburira amaso yanjye ku musozi mbega utabarwa kwanjye kwava he ni kuri wowe. Ukabona umuntu aragwagusha ukavuga ngo buri yarerekeza hari idutabara tukihebye mubaye muti. Wajya kubona ukabona aragwagusha uwamwohereje muri inyuma nawe ariyuhakuya ntiyaraye ku munigo akakubwira ati mfasha unturire uwo muntu ibyo bintu ariko mufasha umutura ibyo bintu yewe. Ubundi akajya hambura ku igare nawe uterura utereka hasi uyitera mu mutima ngo uhemba neza ntiwambura, hemba neza ntiwambura, uhemba neza ntiwambura. Aho ibyanditswe niho bisohorera. Zaburi ya 33:6 hakavuga ngo hari kurira kwararira umuntu ngo ariko bwaki impundu zavuga. Ahari kurira kwa kurarira ariko mu gitondo impundu zavuga. Nshuti yanjye ntuzakora ikosa ryo kwiheba ugihumeka, kandi ntuzakora ikosa ryo kwirata ugihumeka. Ibyo bintu byombi ni ububwa. Kandi ntuzemerera umuntu wari we wese kugushyiraho akadomo ugifite ubugingo buhumeka ntazibeshye, keretse nabona bakorosha ishuka y'igitare byarangiye akadomo azagashyira. Ariko ugifite ubugingo buhumeka ntagira uzibasha kugushyiraho akadomo. Hari ibyiringiro. Yaba yaravuze ngo hari ibyiringiro ku giti cyatamwa, ariko igishitsi cyakwongera kumva amazi kigashibuka kandi ikize. Yesu nashimwe, Yesu nahimbaza. Haleluya. Umugambi w'Imana nongera kusanga muri Yesaya 49:14 harambwira ngo Siyoni hari hatuye ubwoko bw'Imana buhura n'ibibazo, buhura n'intambara, buraturika burarira ntibwarira gusa ahubwo buranavuga. Ngo Siyoni aravuga ngo Yehova yaradutaye, Uwiteka aratwibagiwe. Irababaza ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yose ntababariro yibyariye? Irangije ababwira ngo icyakora babasha kwibagirwa, ngo ariko jyeho sinzakwibagirwa. Ngo dore naguciye nk'imanzi mu kiganza cyanjye, ngo kandi inkike zawe ziri imbere yanjye. Ndahira nkwibutse ngo kamere y'umuntu iribagirwa, ariko kamere y'Imana irazirikana. Kamere y'Imana irazirikana, ni Imana yibuka ibihumbi. Ngo dore naguciye nk'imanzi mu kiganza cyanjye, inkike zawe ziri imbere. Ntabwo imanzi bishushanyaho n'ikirange, kandi imanzi si tatuwaje. Imanzi wemera ko bazana icyuma gityaye ukuboko ukagutega ubishaka, ubundi bagakata ukajya umanuka ukazamu imodoka ukayitwara mu kanwa ugashinyiriza, bagasoza amasaza agatongora mu kwaha ukuboko ukakwikoreye, abaguciyeho bagacira abandi bakareba hirya. Ariko iyo byarenze ibisebe bikarenga inkovu bikitwa imanzi, abaciraga n'abarebaga hirya nibo bakwiruka inyuma kugira ngo barebe izo manzi. Mubaye ariko Erega imanzi ni ubuzima tunyuramo nshuti yanjye, ni ubuzima tunyuramo. Ugashinyiriza ukamanuka ukazamuka ugashinyiriza, abacira bagacira, bareba hirya bakareba hirya. Ariko iyo bimaze kurenga izo nkovu bikarenga ibyo bisebe bikitwa imanzi, bakwiruka inyuma bakenera kuko. Ariko nta hantu kure cyane Imana itakuvana ngo igutereka ahantu nawe usobanuka. Ariko ikisi nta no hejuru cyane wimanitse atariyo yakuzamuye itagukonkobora ngo ugucishe bugufi.
umugambi w'Imana nongera kuwusanga muri Yeremiya ibice 29. iyo uhereye mu bindi bice ugasoma n'imfashanyigisho haravuga ngo ubwoko bw'Imana buracumura bucibwa mu gihugu bujyanwa burona ari abanyage bamara imyaka 70 mu bunyage. Mugabo w'imyaka 30 yabashaga gukubitwa n'umwana w'imyaka 3 ntamusubize. Inkoko iri wabishonda umukara yibeshya mushubize ari mu bunyage imyaka 70 mu bunyage. Ikibazo ufite ukimaranye ingahe yatuma utekereza ko Imana itaguteturura ngo nawe gusetse mubaye muti haguma ubuzima icyangombwa no kuhumeka umwuka w'abazima. 70 Bibiri irambwira ngo barota inzozi bakarota zibaca intege ababereko bakabereka bibahungabanyiriza imitima. Imana irangije ngo ihagurutsa Yeremiya yindi dakiranirwa ngo yibagirwe iramuhagurutsa iramubwira ngo genda nkutume ku bwoko bwa genda ubabwire ntibite ku nzozi barota ntibite yuko bahanurira mu izina ryanjye ari ibinyoma. Igihe kiraje kandi ntarigeze mbatuma ngo ahubwo igihe kiraje kandi kirasohoye kugira ngo mbasohoze ijambo ryanjye ryiza ngo ragazi ibyo nibwira kubagirira ngo ni amahoro si bibi ngo kandi ndabare mu mutima w'ibyo mugiye kubona hanyuma y'ikisi. Imana ninswa se n'umuntu yakuganirira akakubwira ngo hanyuma rero utega ugutwi cyane ngo wumviriza hanyuma. None se Imana ninswa itazi kiza hanyuma irabizi ko hanyuma y'ikibazo hari igisubizo, irabizi ko hirya y'intambara hari amahoro, irabizi ko hirya y'amarira hari ibitwenge. Nkomera Imana yanjye amashi. Uragira ngo ntitugarukiye kuri iyo saso? Ejo tuzahera aho saa 2 zageze n'iminota 5. Imana ni ihabwa icyubahiro. Sibyo yemwe? Iyo yari iki? Iyo yari isaso. Twari dutangiye rero. Twari dutangiye. Ariko reka ducumbikishiriza umwuka w'abahanuzi ugengwa na ba nyirawo. N'igihe kirakenerwa. Sibyo rata mushu? Yego. Ubu nibwo twari dutangiye. Reka ntangire gato. Mbabwire ngo iyo yari iki? Iyo yari isaso. Mbari imbere Imana ishimwe cyane. Buri muntu wese arambona. Nihabwa icyubahiro ku gihe cyo gutinya amaso nagiteye umugongo. Iki se? Nimunyirebere ati. Ubu rero nashizeyo. Nashizeyo. Ukureho wa mugabo n'aba bahungu bane abo ni indishyi z'akababaro. Abo ni indishyi y'akababaro ya Sara. Ariko rebera Sara mu muryango aho yavutse, rebera Sara kwa se, kwa nyina, bakuru be, basaza be, ibigize umuryango. Ubu nashizeyo mwisi yose mu gihugu cyose. Ubu ndahandi umuryango nashizeyo. Ndashaka kukubwira aho Yesu akura umuntu akaguha ibitwenge utari ubikwiriye. Ndashaka kukubwira aho Yesu akura umuntu akaguha ijambo ntawe akariguhaye. Ndashaka kukubwira aho Yesu akura umuntu akakugira umutesi nyabusa ubundi wakabaye umusazi utoragura amashashi mu muhanda. Asugira ngo ibyo bintu biroroshye gusigara mu isi yose mu gihugu cyose ugasigara uri umwe. Kandi mujyeka tuvugisha ukuri ntacyo bitwaye. Naba no gusigara uri umwe ugasigara uri umuhungu. Usigara uri umuhungu washaka umugore washaka umugungakazi ntabwo ubyara abagungu ubyara abasinga iyo uri umuhungu. Dore Sara nasigaye ndi umusingakazi nashatse mu bagunga sinjya mbyara ngo bavuge ngo uyu ni umusinga wujuje ibyangombwa. Baravuga bati uyu ni umugunga kabisa. Wibaza ko byoroshye? Uribaza ko byoroshye? Ese navuye mu ijuru ndagwa? Nabwo bari kunyita kimanuka. Nakomotse ku giti se nigikomoka ku giti cyitwa ishami kuko gifite aho kivuka. Navutse nk'izindi mpinja nari mfite iwacu. Ibindi tuzabikomeza ejo. Data ndagushimye kandi ndaguhimbaje Nyiringabo mwami. Ngushimiye ko ari we kirato cyacu nyaguhoraho. Ngushimiye ko ari wowe nyaguhora ku ngoma dukwiye gushikamishaho umutima kuko ijambo rya ratubwira ngo ugushikamishije umutima uzamurinda abamahoro masa. Mu izina rya Yesu turasaba ngo tugushikamisheho imitima yacu. Abari we twiringira nk'Imana yacu. Abari we dutumbira nyaguhora ku ngoma. Abari we duhanga amaso mwami w'abami. Abari wowe ukwiringira ntazakorwa n'isoni. Ukwiringira ntabwo azahinduka urwamenyo. Ukwiringira ntabwo azaba iciro ry'umugani. Ukwiringira uzamuga
umubyeyi ahumuriza umwana amushyize mu gituza. Reka tukwiringira nyaguhoraho, sabiye umugisha ubwoko bwicaye buteze amatwi ijambo riguturukaho Nyiringabo mwami. Wabajije Yeremiya mu gice cya mbere murongo wa 11 uramubaza ngo Yeremiya we nguruzi iki? Aragusubiza ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Nawe uramusubiza ngo waroye neza ko ndinjira ijambo ryanjye kugira ngo nisohoze. Data ndakwinginze kugira ngo urinde aya magambo yose mvugiye aha uyasohoze mu mitima y'aba bantu, ahinduke imbuto itabara muri bo, abashe kwerera imbuto muri bo, kandi izo mbuto zibagaragaraho, n'abandi nibazibabonaho bazibasoromeho, nabo babasha guhindurwa nazo, kugira ngo izina ryawe rirusheho gushyirwa hejuru, izina ryawe rirusheho guhimbazwa. Mu izina rya Yesu Kristo basabiye umugisha wawe undi wasazaranyije mu gutegekwa kwa 2:28 uravuga ngo nimugoma kwitondera amategeko n'amateka yanjye, ngo nanjye nzabasumbisha amahanga, n'abaturaho kwitondera amategeko n'amateka yawe, kugira ngo basumbishe amahanga Nyiringabo, kugira ngo izina ryawe rishobore guhabwa icyubahiro. Umugisha umukozi wawe Nyiringabo Mana, uyoboye ubu bwoko bwawe Data wera, mushyigikire Nyiringabo Mana ikomeye, nk'uko washoboje Aroni na Huri gushyigikira amaboko ya Mose, umurimo wawe ugakorwa, bariko nawe umushyigikira, umuhera bamushyigikira, kugira ngo umurimo wawe urusheho kwaguka, izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Urakoze mwami, turagushimye, tuguhashi, tukuvugirije impundu, tuguhaye icyubahiro kuko ari wowe ugikwiriye. Reka cyamburwa ibintu n'abantu ukiharire, kuko ari icyawe nyaguhoraho. Ni mu izina risumba yandi mazina, n'iryo mwami wacu Yesu Kristo, amen. Ntago ndumva ko aya masare y'Uwiteka Imana nyiribihe ivuganye natwe mu ijambo ryayo, mu nyigisho zayo, ihabwa icyubahiro. Amen, amen. Mureke kure uriya mudamu nanjye nimundebe n'ukuri kw'Imana. Amen. Ejo arahari icyumweru cyose. Haleluya. Mwamukunze agaruke ejo, duhereze Imana icyubahiro nimba tubyemeranye. Haleluya, haleluya, haleluya. Icyubahiro ni cyawe Imana. Yesu nta buzima, 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 oya oya, Yesu nta buzima, Yesu nta buzima, oya oya, Yesu nta buzima, bila Yesu hakuna, bila Yesu hakuna uzima, oh 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 yeah, bila Yesu hakuna uzima, Jesus no lie, oh Jesus no lie, hey, hey. Oh Jesus no lie. Koze icyo gikorwa mu mugisha avanye mu butunzi bwe mu byakugeneye, bimumera inyubako yo mu bwami bwo mu ijuru. Wagure ubutunzi bwe, wagure imirimo ye, kandi umusireho uburinzi budasanzwe mu buryo bw'iterambere rifatika mu izina rya Yesu, amen. Ejo saa 11 umwigisha azajya atangira saa 12:30. Ibyo kuvuga arabifite, afite ubuhamya, afite inyigisho, afite ubuhanuzi na bado ntaratangira. Hanyuma abantu ejo bantwariye envelope, muzana imbere, twari dufitanye randevu saa 10, ntababuze mwigire hano imbere. Ufite envelope iriho logo ya Patmos yanditseho deliverance. Haguruka mu mwanya wawe
tuzikwanjyanye ejo ambero bitwikiwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Buri wese uzamuye ibiganza ni umunyamugisha mu izina rya Yesu. Ibyo biganza birambika ku mutwe wawe, vuga mwami Yesu, umubiri wanjye ni muzima, nta ndwara urimo, nta mbaraga ya Satani urimo, bitwikiwe n'umucyo w'Imana, bitwikiwe n'ubwiza bw'Imana. Nta nkota n'imwe izarwanya umubiri wanjye ngo isobore, ahubwo buri nkota yarwanyaga iranesezwe mu izina rya Yesu. Uko mfase kuri uyu mutwe wanjye urarinzwe, umubiri wanjye urarinzwe, amaguru yanjye ararinzwe. Gira ibintu nka bitatu yaturaho bitanu bitatu birindwi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Nta mbaraga Satani, nta mugambi wa Satani ukwiye kurwanyira ubuzima bwawe. Umutwe wawe ugira ubwenge, ntukarwara uyu mutwe. Imigambi ya Satani itsindwe, igihimba cyawe kibe kizima, ntikikarwanywe n'abadayimoni. Amaguru yawe mazima ntakarwanywe n'imbaraga ya Satani. Uko ufashe ku mubiri wawe nta myuka mibi izakurwanya, nta nzozi zimbi zigukwiye, nta migambi ya Satani igukwiye. Uri umunyamugisha, uri umunyembaraga, uri umunyehirwe, uri umutsinzi. Iri joro ni ry'inzozi nzima, iri joro ni ry'yerekwa rizima. Nta mudayimoni ugushobora, nta myuka mibi igushobora, nta mbaraga ya Satani igushobora. Ayo mazi ufite mu biganza ni umuriro, aratwika abadayimoni. Uhereye nonaha ubwiza bw'Imana bubane nawe, ubuntu n'imbaraga no gufashwa n'umwuka wera bijyane nawe none iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Shalom. Jesus, no lie. Oh, no, Jesus, no lie. No, Jesus, no lie. Lift up your heads, oh you gates, swing open wide, you ancient door. Let the King of Kings take his rightful place.